Igitondo cyiza kuri mwese nanone abakunda ijambo ry'Imana, turabashuje kandi turabaramukije cyane aho muherereye hose. Yesu abahe umugisha. Tunejejwe no kuganira namwe muri iki gitondo ijambo ry'Imana mu minota mikeya, nk'uko dukunda kubibabwira ni iminota mikeya cyane itakubuza gukurikira ijambo ry'Imana, hanyuma ugakomeza gahunda zawe nk'uko bisanzwe. Tubahaye ikaze rero mu kiganiro cyacu Romate, kandi tubifuriza amahoro, amahirwe muri uyu mwaka mushya muhire twatangiye muri 2024. Umwami wacu Yesu Kristo abanezeze cyane. Reka dusenge hanyuma dusome ijambo ry'Imana. Mwami Yesu, turagushima cyane kuri umwami wacu kandi dukunda, kandi twishimira ko mu buzima bwacu tugushyira imbere kugira ngo ugendane natwe, kugira ngo tuyobore, kugira ngo dukomeze, kugira ngo twigishe. Twize mu maboko yawe rero muri iki gitondo kugira ngo uganirize imitima yacu, kugira ngo uganirize buri muntu wese ugukunda, kugira ngo uduhe icyerekezo cy'ubuzima, tuyigenderemo, tukubahe, tukuyoboke kandi bitunezeze. Ngwino bane natwe, ijambo tujye gusoma uridusobanurire, turyumve, twumve rishyika mu mitima yacu, rifata icyicaro, rituyobora, kugira ngo turibikemo maze riturinde gukora ibyaha, biturinde gucumuraho. Ibyo tugusabye ngwino rero twigishe kandi dukomereze muri ryo, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amen. Muri iki gitondo kandi turifuza gusoma ijambo ry'Imana riri mu gitabo cy'imigani, umurongo waho wa 25, igice cya 11, umurongo wa 25. Ni amagambo abantu benshi ntabwo bazi, kuko numva ari amagambo abantu benshi bakunda no gupositinga cyane. Ni amagambo avuga ngo umunyabuntu azabyibuha, kandi uvomera abandi nawe azavomerwa. Uwimana amasaka azavumwa na rubanda, ariko umugisha uzaba kwiyabagurira. Ugira umwete wo gushaka ibyiza aba yishakiye gukundwa, ariko ushaka kugirira abandi inabi izamugaruka. Reka aya ngaya mbe ariyo nsoma kandi mbe ariyo nsobanura mu minota mikeya cyane, uko ni amagambo yenda gusa nayo twaganiraga ejo, kuko ejo twavugaga abahiriwe aba ari bo, twavugaga abanyamahirwe aba ari bo muri Matayo 5, nk'uko mwakunda kubivuga. Abahiriwe aba ari bo, abafite uwo mugisha aba ari bo, tuvuga ngo hahirwa abafite inzara n'inyota byo gukiranuka, hahirwa abagwaneza, hahirwa abafite imitima iboneye, hahirwa. Ayo ni magambo twavugaga ejo, tuvuga ngo harimo abantu bahiriwe, kandi Uwiteka ntabwo abirebera gusa ngo bipase inaperçu, ngo bigende gutyo gusa, bigende nkaho nta cyabaye. Ntabwo ariko umwami wacu Yesu abikora, ntabwo ariko umwami wacu Yesu Kristo ameze muri kamere ye. Abo ngabo bafite uwo mutima umeze gutyo, arabakunda kandi yifuza kubagirira neza iminsi yose y'ubuzima bwa buri munsi. Uyu munsi rero ijambo dusoma riravuga ngo umunyamuntu azabyibuha. Mu gifaransa, Bibiliya igifaransa avuga ngo uwo muntu, celui qui a la générosité sera engraissé, nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga. Engraissé ruvuga ngo abyibaza, azagwiza umubiri we uzongera ibiro, sera engraissé, azagira ibiro byinshi. Ariko nibwira ko mu buryo bw'umwuka ari ukuvuga ngo azabyibuha, azabona umugisha uturuka muri uko kugira neza. Hari igihe twibwira ko ahari kugira neza kwacu navuga kutatuzanira imigisha mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ndetse mu bijyanye no gushaka ubutunzi bw'isi, twese tubushakisha imbaraga, tubushakisha kubura hasi no kubura hejuru, tubushakisha nk'uko tubivuga no kubika buri igiceri, ifaranga rimwe, amafaranga 5, ukavuga uti kuyarekura bishobora gutuma nkena, kandi kujya mu bukene biragatsindwa. Bityo bigatuma tutagira generosité, kuko dufite ubwoba yuko ejo hazaza hazaba hatameze neza. Ariko mwene data uwo nkurikira mukundwa muri Kristo Yesu, byamubwire ngo ibyo Imana yaguhaye ntugatekereze ko gutanga bidazana umugisha. Gutanga bizana umugisha, gutanga ni umugisha. Bibiliya bitubwira neza ngo gutanga bihesha umugisha kuruta guhabwa. Kandi twese tugendeye kuri iryo bwiriza dushobora kubona umugisha uturuka mu gutanga.
dushobora kubona umugisha uturuka muri uko gupfumbatura ikiganza tukarekura tugaha abandi, gutanga tugafasha abatishoboye, tugatanga umurimo w'Imana, tugatanga umurimo w'Imana. Abantu benshi bajya bibwira ngo ese umurimo w'Imana ni uwuhe? Umurimo w'Imana ni uwo wose duhuriraho, utagira uwubazwa n'umuntu n'umwe. Ni uko nkunda kudefinisa umurimo w'Imana. Umurimo w'Imana ni ibyo byose duhuriramo, ugasanga ntabwo bijejwe undi muntu uwo ari we wese. Nubwo n'ibindi umuntu ashobora kubonamo umurimo w'Imana, muri famiye ushobora kubonamo umurimo w'Imana, ariko muri famiye impamvu ntakunda kubidefinisa gutyo, ni uko hari umuntu ubijejwe, hari ababijejwe bari mu rugo, hari umupapa, hari umumama n'abana bakora mu rugo. Akenshi ibibazo bya famiye baba babijejwe barabikemura, bagakora umurimo w'Imana ariko Imana yabahaye muri izo responsabilité. Ariko iyo turi mu iteraniro ry'abizera twahuye ibyo dukeneye gukora, akenshi nta muntu ubijejwe bireba, biba bireba twebwe twese abahamagariwe gukora uwo murimo. Iyo rero turimo tuwukora buri wese azana uruhare rwe, undi azana uruhare rwe, undi azana uruhare rwe, tuba turimo dukora umurimo w'Imana. Ikimenyimenyi iyo tubyirengagije tukabyirengagiza ntabwo bibona ubikora, bigenda inaperçu, ntabwo bibona ubikora. Ariko mu rugo biragoye ko haba urugo rudakoreye isuku ngo habure urukubura. Icyo gihe muba muri abanebwe iyo mutarukubura kandi ari mwebwe murutahamo, ari mwebwe muhatuye, mugomba kuhakubura mukahakora isuku kubera ko murahari. Ariko biragoye kwibuka umupfakazi wo mu rusengero udafite ibyarya, biragoye kwibuka umuntu wo kwa muganga uryamye. Bisaba abantu ko biyunga hamwe bakabitekereza hamwe, hanyuma bagatekereza kubikora. Ubwo nibwo baba bavuze ngo Mwami uradutumye, reka tugutumikire tujye muri uyu murimo wawe uduhaye gukora. Iyo ni generosité mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Gutanga, iyo umuntu yabigize akamenyero, bizana inyungu nyinshi, bizana ibyishimo mu mutima ubutanga. Ntabwo umushahara wawe uhembwa ukwiye kuwumara wose uko wakabaye utagizemo generosité. Oya, hagomba kubamo kugira ubuntu, gutanga, ugatanga ugasohora, ukagira gufasha, ukagira gusura, ukagira gushyigikira, ukagira guteza imbere, ukagira abo ugurira imyambaro, ukagira abo ugurira ikiro cy'umuceri, ikiro cy'isukari, bakanezezwa n'uko uhari kandi bakagusabira umugisha, bavuga ngo amaboko yawe ashyigikirwe, amaboko yawe ashyigikirwe, kubera ko amaboko yawe aratanga, amaboko yawe turayazi, amaboko yawe ntabwo yigize apfumbata cyane ngo ye kurekura. Uwo ni wo mugisha. Niyo ijambo ry'Imana ritubwira ngo umunyabuntu azabyibuha, umunyabuntu azabyibuha. Reka kubyibuha tuvuga ntabwo ari ukuvuga ngo tuzagwiza ibyinshi, tuzabagwiza tunga, ariko nabyo Imana yabiduha, kubera ko tuzi Imana yagiye ibiha, ishobora kubiduha ku bw'ubuntu bwayo, ariko uvuga ngo izatumara ubukene bwacu bwose, izatumara ubukene bwacu bwose. Ubukene rero abantu bafite ni bwinshi, hari ubushingiye ku marangamutima, hari ubushingiye ku bintu biri materiel bifatika, hari ubushingiye kuri relationships cyangwa se ku mibanire, ugasanga abanye neza cyangwa se nabi n'abandi. Burya kubana neza n'abandi mukaba muguwe neza ni ubukire, ni ubukire tuba dufite, kuko iyo udafite relationship hari igihe uba ufite ubukene rwose, ukabura uwo muganira, ukabura uwo mutera urwenya, ukabura uwo musabana, ukabura uwo mugendana, kubera ko ufite ubukene bwo mu buryo bw'umwuka. Ndagira ngo nkubwire ngo umunyabuntu azabyibuha, umunyabuntu azabyibuha, kandi uvomera abandi nawe azavomererwa. Hari igihe twaba kuvomerera abandi, natwe igihe kimwe amasoko akadukamana, kubera ko twanze kuvomerera abandi. Mwene data, jya uvomerera abandi, kuko nawe ntabwo uba uzi igihe bazakuvomerera. Hari igihe umuntu yireba akibona mu cyubahiro gikomeye, akibona mu cyubahiro kidasanzwe, akibona mu mbaraga zidasanzwe, akibona afite amafaranga menshi, akumva ko ari igihe ibintu bidashobora guhinduka. Yes, bishobora no kudahinduka pe, ushobora no gukomeza uyafite amafaranga, ushobora no gukomeza ufite icyo cyubahiro, ariko ushobora gukena mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ukabura relationship, ukabura abo musabana, kandi icyo nacyo ni icyuho gikomeye cyane. Niyo mpamvu nkubwira ngo rero umunyabuntu azarushaho kubyibuha, kandi uvomerera abandi nawe azavomererwa. Impamvu ngo uwimana amasaka azavumwa, uwimana amasaka azavumwa, uwimana imbuto, uwimana ibyo kurya azavumwa, ariko uyagura azabona umugisha, niko ijambo ry'Imana ritubwira. Ariko umugisha uzaba kwiyabagura, ngo uwimana amasaka azavumwa na rubanda. Rubanda rero ntabwo ruzakuvuga neza igihe cyose uzaba
baza kukwaka ngo ugire icyo ubashyigikiramo, ntubashyigikire, uzavumwa. Ariko wa wundi wakira agatanga agahesha umugisha abavandimwe, agahesha umugisha abo bari kumwe, azarushaho kuvugwa neza kandi azahabwa umugisha. Ndakwifuriza rero kugirirwa umugisha n'Imana binyuze mu bantu, binyuze mu mugisha Imana yaguhaye, kuko Imana iba yaraguhaye akazi, ikaguha bizinesi ikora neza, ikaguha urubyaro, ikaguha aho utuye, ikaguha imodoka nziza ugendamo, ikaguha byose, ikaguha umuryango mwiza. Shima Imana kandi nawe shakisha ukuntu ugira ubuntu muri ibyo byose, muri iyo migisha umwami wacu Yesu Kristo yaguhaye. Ibyo byose yaguhaye yabigoye kugira ngo ubikoreshe ku bw'icyubahiro cye, yabigoye kugira ngo urusheho kugwiza imbaraga mu buryo bw'umwuka, urushaho kuvuga ubutumwa, uvuza ubutumwa ukoresheje iby'Imana yaguhaye byose. Imana yaguhaye relationship nziza, zikoreshe uvuga ubutumwa bwiza. Yaguhaye akazi, gakoreshe uvuga ubutumwa bwiza. Yaguhaye business, ikoreshe uvuga ubutumwa bwiza. Yaguhaye kwiga amashuri menshi, uri umudogiteri, nzi ko nkurikirwa n'abadogitazi benshi bafite ubwenge, bafite ubumenyi, bafite icyubahiro aho bakorera. Imana yaguhaye ibyo byose kugira ngo ubikoreshe ku cyubahiro cy'Imana. Bikoreshe kandi mwene data, uzabona umugisha, ntabwo uzigera uhomberwa, uzabona umugisha, uzarushaho kubyibuha, uzarushaho kugira umunezero. Kandi mu bantu mukorana, mu bantu mugendana, bazakubonamo umunyamugisha, bazakubonamo ikintu babuze mu bandi, kubera ko mu cyubahiro cyawe, mu byo Imana yaguhaye, bakubona wagutse cyane. Tu seras engraissé, nk'uko ijambo ry'Imana ritubwira. Uzarushaho kubyibuha, uzarushaho kwaguka, abantu bazarushaho kubona mu gitinyiro cy'ubumana, kubera ko urimo ukurikiza ibiriza by'Imana. Utange, uheshe umugisha kuri umurimo w'Imana unezerewe. Kandi mwene data, ntabwo uzigera uhomberwa. Ntabwo ibyo tubabwira bya bindi byaba badutse bagenda batuburira abantu, mutuye gutya turaba ibitangaza, mutuye gutya biragenda bitya. Oya, ni ijambo ry'Imana riri authentique, ni ijambo ry'Imana ry'umwimerere, ni ukurikiza principe z'Imana, hanyuma ukakira umugisha uri mu Mana. Umwami wacu Yesu Kristo agendane nawe, aguha umugisha kandi agushyigikire mu kazi kawe, akurinde abagome n'abagambanyi, agucira inzira aho unyura hose, aho ushinga ikirenge Yesu usanga yagishinzemo, akuvuganira aho udashobora kwivuganira, akugenda imbere, agufata ukuboko nutangira kunanirwa, akuruhure, maze ubone umugisha uturuka mu Mana. Uwiteka abane nawe, agendane nawe, kandi urahirwa nawe. Niba uvomera abandi, nawe uzavomererwa. Yesu akugirire neza. Reka dusenge. Mwami, turagusabye kugira ngo ube mu ruhande rwacu, utwigishe uko dukwiye gukoresha impano zose waduhaye, ubutunzi bwose waduhaye, icyubahiro cyose waduhaye, amashuri waduhaye, relationships waduhaye. Ibyo waduhaye byose Data, tubikoreshe ku bw'icyubahiro cyawe. Ndasenga kugira ngo buri muntu wese wumvise rino jambo ryawe agire intambwe nziza afata, kandi mu intambwe y'ubuzima bwe bwose akuyoboke, agendane nawe, kandi yishimire kuyoborwa nawe muri byose. Mu izina rikomeye, izina rya Yesu Kristo tubisaba twizeye. Amen. Mugire rero umunsi mwiza. Yesu abanezeze, kandi nugira amahirwe yo kugira uwo uvomerera uyu munsi, umuvomerere wishimye. Kristo abe hamwe nawe. Bye bye.